Kuryama no kubyuka ni imbabazi z'Uwiteka bene data. Igitondo cyiza kandi cy'umugisha cyangwa se cya munsi cyiza bivanye n'aho buri wese aherereye cyangwa se atuye ku migabane itandukanye y'isi. Mwese mwemeye gufatanya natwe gusangira ifunguro ry'umunsi kandi rya buri gitondo. Insanganyamatsiko ya none kuwa 28 Werurwe umwaka w'2025 wa gatanu iragira iti menya ibi, Imana niyo tangiriro ikaba n'iherezo. Mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana, reka tubanze turirimbane igihimbano cy'umwuka kigira kiti ubu turi ku iherezo. Niturangiza dusome ijambo ry'Imana.
Haleluya, haleluya. Ndifuza kuzabana n'abo bera. Mbese nawe urabyifuza mwene data? Uharanire gushaka ijuru, ukiriho, ugihumeka, ukivugira n'umunwa wawe, wowe ubwawe ukifatira icyemezo. Haracyari amahirwe yo gushaka ijuru, ubwami bw'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana, urwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi, igice ni icya mbere, umurongo wa 6 tugeze ku 9. Haravuga ngo icyo nzi neza rwose ndashidikanya ni uko yatangiye umurimo mwiza muri mwe izawurangiza rwose kugeza ku munsi wa Yesu Kristo. Kandi birankwiriye ko mbatekereza mwese, kuko mu ngoyi ubutumwa bwiza mpamya ko ari ubw'ukuri, mbahoza ku mutima, nibuka ko musangiye nanjye ubuntu bw'Imana. Imana niyo ntanzeho umugabo yuko mbakumbura mwese mu mbabazi za Kristo Yesu. Dusoreze ku 9, kandi iki nicyo mbasabira, ni ukugira ngo urukundo rwanyu rurusheho kugwiza ubwenge no kumenya kose. Amen. Imana ni itangiriro ikaba n'iherezo, nitangiza umurimo wayo ikanawusoza. Abantu dushobora kwibwira ko imbogamizi ziri mu murimo wayo itazibona. Oya, burya iba ibona nyinshi zirenze cyane, cyangwa se ziruta izo tubona. Rimwe na rimwe tukayizereka, ikituramira, ikatwihorera. Burya nubwo iba itadusubije ako kanya, iba yadusubije. Pawulo yibutsa itorero ry'Abafilipi ko azi neza ko ariyo yatangiye umurimo, ko batagomba kugira ikibazo, kandi ko ari nayo izawirangiriza ikanawukomeza kugeza ku munsi wa Yesu Kristo, ubwo azagaruka kujyana itorero. Wowe mwene data, umukozi w'Imana, mushumba, wowe munyamasengesho, ndakumva ko umurimo wayo ukuraje ishinga, ariko ibuka ko nyirawo nawe awubereye maso, nawe atazigera yemera ko usubira inyuma, cyangwa se urangira, cyangwa se uhagarariraho. Ahubwo hamwe n'ibiwugerageza, Imana izagenda iwucira akanzu. Ntukwiye gucika intege, komera ushikame, umurimo yagushinze urakomeje. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi ritugire neza mu izina rya Yesu. Amen. Uwiteka Mana nziza, Mana nkuru, Mana ikiranuka, turagushimiye wowe watugira icyizere ko tugabira umurimo. Mu murimo haba ibibazo byinshi, haba ibicantege byinshi, haba ibishaka kuwuzinga byinshi, ariko twibutse ko ari wowe utangije, kandi ari nawe uzawusohoza. Rero dukomeze tubere umushumba mukuru, ukomeze tubere umuterankunga mukuru, ukomeze udushyigikire, kandi umurimo wawe uko wawutangije ukomeze kuwukomeza, uwurinde kugeza ubwo uzagaruka kujyana itorero. Urakoze, urakarama, bana natwe muri byose, ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umucunguzi wacu dusenze. Amen. Mwari kumwe nanone uko bisanzwe na mwene so muri Yesu Kristo, Bishop Apollinaire Gakombe, mushumba mukuru itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda CCR. Imana y'amahoro ikomeze kubana nawe mwese bene data. Nifurije kugira umunsi mwiza n'akazi keza. Shalom, shalom. Ndabakunda.